nta muzungu ugenza atakira kuko abazungu ni nabo badukoreye ibingibi mu by'ukuri kuko batiza imbaraga abadictateur kandi bavuga ko hari za demokarasi ngenda bivuga ndi mu Faransa ndabivuga nabonye ibyo Macron yakoze n'akazi ke hano dufite uburenganzira twamuvuga uko dushaka no kumutuka twamutuka nta kibazo dufite ariko we tumuteze ejo bundi muri 2022 tuzi ibizagenda ubwo rero natwe dushaka uburyo twazabaho nk'uko nabandi babaho abo baza kubabeshya ngo naba demokrate kandi bagashyigikira abanyagitugu nka Kagame wica abanyarwanda amanywa nijoro ntacyo yitayeho inama yanjye niyo ni ibintu bibiri by'ingenzi ukuri mu mutwe kubanza deja kwishyira mu mutwe wo kugomba kwibohora ubundi icya gatatu no kugerageza kwishyira hamwe tukava mu nyungu zacu zitureba ku giti cyacu murakoze cyane urakoze nawe Marie Jeanne ndumva uko byagenda kose nawe uravuga kimwe na bagenzi bawe uravuga uti hajyaho strategy hajyaho equipe ya strategique izajya yiga cyangwa se ngo nitsinda ryiga uburyo abantu bashobora kwibohora rireba uburyo ryigaho noneho rifasha abandi uburyo habaho kwibohora panya hana kumwe batubeshye ngo baje kutuboha ahubwo tubohora kandi baje kutuboha hanyuma noneho ukavuga uti iryo tsinda rikaba ryanafasha mu gutinyura abantu umva ari ibyo bintu bibiri nakuye mu byo bavuze abantu bagomba gutinyuka bafite ikipe bayoboye kugira ngo batinyuke bave mu bwoba babashe guhangana n'abariya bantu ndumva tugeze kuri Mwemayire ijambo ni ryawe wowe urabyumva ute ko abantu bakwiriye guhangana na kariya gatsiko kabatsikamiye kandi kakaba kabatsikamiye ku byiciro byose kuva hejuru kugera hasi apane dawe mukanya sinzi ibyo wavuze nkomeza kubitekerezaho aho wavuze ngo Goliath na David nibyo hariya hari Goliath warahari rwose arimo kwitotombera ubwoko bw'Imana arababwira ko ntacyo bashobora kumukora ni inkotanyi mbese zizi ko nta kintu na kimwe gishoboka hanyuma rero abanyarwanda nabo bameze nka bakuru ba David bari bicaye ahantu bavuga bati nta kintu twakora kiriya gihanyaswa ntabwo twakihagarara imbere ni ukuvuga ngo abanyarwanda bameze nka bakuru ba David aho Goliath yazaga akabigamba akababwira ibyashatse batuka akabatokoza yarangiza akigenda nta n'uwigeze atekereza no kumutera ibuye niko abanyarwanda bameze ariko havumbutse David waruje ari umwana agemuriye bakuru be akora igikorwa ngira ngo abanyarwanda bakeneye David kuko bakuru ba David bameze nk'abari abanyarwanda bacu bicaye hariya bameze nk'abari abacika cumu bicana abantu bakabamara bagishyigikiye uwica bagira ngo urupfu mbese nta n'ikintu rwigeze rubabwira gupfusha ntago bigeze babyuka ubu sinumva ukuntu umucika cumu ahagarara imbere bamuhagarara imbere bakamubwira ngo mwene wanyu tugiye kumwica akavuga ngo nta kibazo ni mumwica ntago mbyumva ukuntu mushyigikira bicaye simbyumva pe uyu Goliath rero azabigambaho ariko azagira umunsi umwe iminsi ba myinshi gahimwa n'umwe hari umunsi Goliath azahinduka zero nge ntabwo nababwira ngo bazabigenze batya uko abanyarwanda babayeho ngenda kuzi abanyarwanda bari ku mugozi bari ku kiziriko nta wizeye undi ngo nibura bapange icyo cyo ndakizi ariko Goliath David azaboneka mu nzira imwe cyangwa iyindi ndagira ngo nibwirira abo bantu barimo gusinya izo petition murimo musinya bamwe muranazisinya mutabyemera ariko iyo bakuvuyeho ngo sinya ubura ubutwari buvuga wowe ugasinya ibyo bintu murimo musinya ntaho bitaniye n'ibiseke mwikoreye ejo bundi kandi mwamaze kubyikorera mu byikorere arababwira ndoke ni mu birangije muhame hamwe mbarase noneho ku manywa y'ahantu mwifuje gusubira inyuma biranga none murimo muranasinya izindi petition
bamare mwese kubera iki kuko mwabuze ubumuntu mwarishatse muribura mwabuze ubumuntu mwabuze personality icyo ni ikibazo gikomeye abanyarwanda ni ikibazo gikomeye ngiye Karasira ibiba ibyo aribyo byose nta na kimwe ayobewe ko cyagomba kuba yavuze abizi neza ikiri bukurikira ari Karasira ari Damange bariya ni intwari pe ni intwari nemera ni abantu bavuze bazi neza ikiri bukurikire kare nahoze nganira n'umwana arambaza ati ariko mama ati ijambo indangagaciro rivuga iki ko numva mu Kinyarwanda iryo jambo ntabwo noneho urumva ni ikizame gikomeye arama ndambwira indangagaciro okay indangagaciro ni sinabuze iki nabanje gushaka ikintu indangagaciro bivuga ako nsanga nyuma nasanze ari ijambo inkotanyi zacuze ni rishyashya ntabwo twari dusanga ni nayo mpamvu nanjye kubishakira icyo rivuga byabanje kumfata umwanya indangagaciro bivuga umuntu uri brainwash ugenda mu murongo wa FPR umuntu niwe muntu ufite indangagaciro ubundi indangagaciro ni value ariko value ntizishobora kubaho ufite izawe bwite igihe cyose udafite iza FPR nta value ufite urasekeje rwose icyo gisubizo nahaye umwana kandi nacyo niko nyumva kubera ko value zawe nizikwemerera gusinya ibyo bintu ku bushake zikakwemerera kwanga kubisinya ku bushake izo nizo value nizikwemerera kwikorera igiseke ku bushake cyangwa zikakubwira ngo ntukikorere ku bushake rero izo nizo ndangagaciro ubundi mu by'ukuri ariko izahimbwe na FPR indangagaciro zo kwikiriza zo kwemera zo kuririmba igihe bateye indirimbo niyo waba utari muri mood yo kubyina indangagaciro ni ukuba uri umuntu uri brainwash bazanira ibintu bagasinyisha agasinya atabitekerejeho atibajije impamvu atibajije ingaruka nta kintu atekereje uwo niwe muntu muri kiriya gihugu ufite value niwe ufite indangagaciro izira ndangagaciro birirwa batubwira ni ukuba igicucu nta n'ikindi kintu bivuze kugenda mu kutitekerereza ukakira ibyo bagutekerereje mbese ni nko gutamira ukamira udatapfuye nizo ndangagaciro ziri hari rero abantu aba bantu bibeshya ko bafite indangagaciro ngiye mbona ko ari bo ahubwo bazibuza barimo gusinya ibintu bibamara cyangwa bimara bene wabo bibabwira ngo ntiwemerewe kuvuga na rimwe mu buzima bwawe ugomba kuba ikiragi ukavuga umupira ukareba teatre ukajya gusenga ubundi ugataha nta kundi gutekereza izo nizo value murimo musinyira nizo ngizo zitakwemerera kugira ikindi kintu utekereza muzisinye muzi ko ari nk'inkwi murimo gutashya n'inkwi murimo kwitahiriza ikizabaho gusa nge muzarira muzabyumva nzanababwira ngo tore ariko ku ruhande ntari bubibabwire nzababwira ngo wawa bakoze nurakoze uvuze ibintu bya nyabyo ibintu by'ukuri hari abantu mu Rwanda bajyaga batubwira bati muri FPR kugira ngo ubane nabo nuko niba wicaranye n'abari abasajya ukaba wicaranye n'abari abasajya ahantu baganira niba kubaza ikintu wigire nk'ikigori cyangwa usinzire umenye niba kubaza mwavuga ngo iki ati nta nubwo ndabyumva kandi ubizi mbese ukaba muri groupe ariko wigize ikintu kitabaho ku buryo umunyabwenge ntibashaka umuntu mbese nguze ubwenge umuntu wize ubwo nguwo ni ikibazo kuri bo ntibashaka uwo muntu niyo ushatse kubasobanurira neza uko ibintu bikorwa ubuhuye n'ikibazo gikomeye nyamara ibintu bati urugo kwa Habyarimana sasa utangiye gusobanura ngo nyamara ngo ibintu dore uko ibintu byari bimeze ubwo uhita uhinduka uwo kwa Habyarimana ugahita uhinduka interahamwe ugahita uhinduka ikintu ntazi icyo ari cyo rero Mwemayire uvuze ibintu by'ukuri bigaragaza uko bari abanyarwanda babaye mu gihugu babayeho nyine barabogeje ubwonko bakumva ko ibyo FPR ivuze ari ibyo ngibyo birirwaga barira ngo baravuga ngo abavantara nizere ko uyu munsi wumvise ko twahamagariye
abasope abacikacumu bongera kwibuka ko bari batagombye gutererana Karasira, bari bagombye kurekeraho guceceka, kugambana basinya ibi n'importe quoi, maze bagahaguruka bakegerana bakicuza ibyo bakoze, ahasigaye bakegerana bagakoraho FPR kuko nibatayikuraho izabakuraho. Ikindi nashakaga gushimangira ni ukubwira abanyarwanda bose ngo ntibazibagirwe uriya murumuna wa Karasira. Kare numvise ikiganiro cye yavugaga avuga ko yasigaranye n'umukozi kandi nawe ko akiri mu rugo. Karasira nawe bamwitagaho. Karasira ibyo yakoraga nubwo bwose yikoreraga kugira ngo ashobore kuruka ibintu byari bimuhagamye, ariko yavuze n'ukuri abanyarwanda benshi batinya kuvuga, ari abari hanze ari no mu gihugu. Byafashije abanyarwanda ubu ngubu kandi bizafasha n'abanyarwanda mu mateka yabo kumvikanisha ukuntu FPR yamwiciye ari umututsi, kandi yaravugaga ko yaje kurokora abatutsi. Nduzi ko wenda ngewe ntacyo navuga kuko ntabwo ikivuga ko hari icyo yaje kumarira abahutu. Noneho nagiraga ngo nashimangire ko ntabwo uzabyumva kimwe na Gatabazi cyangwa na Bamporiki. Bamporiki bavuga ko abahutu bose bagomba gusaba imbabazi, ngewe nkavuga ko FPR ije kwica abahutu bose ikabamara. Ndabishimangira, narabivuze mu biganiro byanjye byose, nicyo ababyeyi banjye bazize kuko bari abahutu. Umuhutu wese babonaga wize uzi ubwenge mu ntego za FPR yari bifite ko igomba kumukoresha, kandi yamara no kumukoresha bakamwica. Ubwo abasigaye hari bari kugira ngo bazabaheke nka kuriya kwa Bamporiki na Barucagu, twebwe twarabacitse. Ariko byibura amateka Karasira yarayavuze ya nyayo ko itarijije kubohora abatutsi kuko yaramwiciye ari umututsi. Ahangaha nashakaga no kuhashimangira cyane kuko FPR ifite ubugome ndengakamere, imaze kumwicira ababyeyi bashatse n'abantu bo kujya bamuhohotera ku mashuri. Yarabivuze, bakajya bavuga ngo ni umwana wa Karamira kugira ngo barusheho kumucecekesha no kumubabaza. Murumve icyo kintu sinzi niba hari abaganira n'abantu bakuru, mama hano yabitubwira. Icyo kintu cyo kumara kugirira nabi umuntu ikanamubabaza kurushaho, Mwemaye yahoze agishimangira hakiri kare. Ibintu byose akenshi yabivugaga. Baramubabaza, bamwicira ababyeyi, ntibagira terapi bamukorera nka kuriya Deo yabitubwiye, ntibatuma yibuka. Noneho bamushakira n'abantu ku ishuri bo kujya bamwumvisha ko ari umwana wa Karamira kugira ngo bakomeze bamubabaze kurushaho. Icyo kintu rero FPR iragifite cyane. Nkimara gutanga ubuhamya bwanjye, uretse ko nabuvugaga kuva kera, wa mugani ama-YouTube atarasohoka cyane wenda kubyumvikane, bamaze kubimenya hano kuri Twitter bari kuntuka cyane ngo iwacu ngo bishwe ngo n'abacengezi, ngo icyo kintu bagikora babishaka kugira ngo batubabaze. Ariko ndagira ngo mbabwire ko FPR ibyo ngibyo ntabwo bikitoza, ntabwo biduhangayikishije. Ubu ngubu twebwe ikiduhangayikishije ni uko mwamvaho kandi tukabarandurana n'imizi, n'abari hano mu mahanga n'abari aho ngaho mu Rwanda. Ubu twebwe ingufu dufite ntabwo ari izo kubabazwa n'ubusa bwanyu ngo muri kudutuka cyangwa muri kutubwira nabi. Icyishe ababyeyi banjye ndakizi. Mwavuga ko bishwe n'abacengezi, mwavuga ko bishwe n'abandi, ntabwo ibyo ngibyo byambabaza. Arakwebe Karasira yarabivuze akabivuga yemye. Kuba tubivuga twemye ni kwa kuri twavugaga. Rero abanyarwanda ndagira ngo mbabwire ko FPR itazigera ibashimisha n'umunsi n'umwe. Bafite inyungu zabo bifitiye, ntabwo bahangayikishijwe n'abaturage. Ibiri kuba kuri Karasira, ibyambayeho, ibyabaye ku bandi, namwe bizabageraho igihe kizagera. Murebe Nduhungireho ukuntu asigaye ameze.
sinzi niba mwamubonye ambasaderi mu Buholandi ariko buriya ntibamudeforumyera buriya si ifoto yamudeforumye ngewe nabonye ameze nk'urwaye wagize ngo ni kure muri ambasade nzajyayo mbafatira ifoto ntubizi se Jean Paul ko dufite agomba kuba ari ufite indwara arwaye cyangwa agiye kuba nka Sezibera kuko Sezibera niwe nabonye abaye akamuga yakize yabaye akamuga agomba kuba nawe baramuhaye uburozi nyuma yo kumuha uburozi bakamusubiza mu myanya kugira ngo azayipfiremo ko ngewe nabibonye ejo ashobora guhaguruka ati ndabiyamye nta kibazo mfite ariko unkurikije ifoto nabonye vraiment afite ikibazo gikomeye rero icyo nashakaga gusorezaho nagiraga ngo nongere nsindagire nongera kuvuga contraire y'ibyo mama wacu hano yavuze abanyarwanda bashaka kubaho neza bakoresheje abandi uzankorera ibi uzampereze ariko mwakwanditse ariko mwatwoherereje revolution muri 59 nubwo Gorodi waretse yose ije tukazayiganiraho yo ku buryo bw'umwihariko ndabikwemereye nzategura ikiganiro ese dukomeze duhe abantu bo mu Rwanda inkunga badusabye cyangwa tufite ubundi buryo tubihinduremo icyo kintu dushaka kukigira deba ndende wakirangiza ntacyo naguha amasegonda 30 tukakirangiza igitekerezo cyawe ugiye gutanga ariko ndashaka ko tuzagiteguraho vraiment deba ndende kugira ngo turebe ese abanyarwanda kuko bakeneye ko tubaha gusa cyangwa hari ubundi buryo dushobora gukorana nabo kugira ngo tunabahifi ariko tunabigishe kuyirobera rero ndangiza igitekerezo cyawe simunigana ijambo Claudine ibyo navugaga ko ngiye kubivuga ku musozo rwose nta nubwo ndabitindaho tuzabikoraho ariko nagiraga mbabwire ko j'insiste et je persiste ntago impinduka zishobora kuza nta maraso amenetse nta cyuya kiyushywe nta marira arizwe ya nyayo ibyo bintu bizaba haba mu gihugu haba no mu mahanga rero dutangize tubyitoze hakiri kare dutangire tubyigeho tubyiyumvishe murakoze urakoze Claudine urakoze ku gitekerezo cyawe cyiza kandi tuzakigaruka dukwiriye gufata abanyarwanda kimwe Karasira ntago ari we muntu wenyine utabona yuko biriya bintu barimo gukora ari amakosa bica abantu bakababuza kuvuga n'uvuze bakamwita interahamwe ari byo Karasira afungiye ko ahakana jenoside kandi akayihishingiro ko yagombaga kubaho ibyo rero ubwo nyine iyo avuga ko yihishingiro ni ukuvuga ko bahanuye indege ya Habyarimana ko ubwo ngo impamvu yayo ni bo bafite narrative ivuga ko ngo yateguwe Karasira akavuga ko yazanywe n'indege kandi nanjye niko mbyemera ejo muzaze mu njyana nanjye niko mbyemera jenoside yaje izanywe n'iya ndege mwahanuye Habyarimana kandi ni inkotanyi murabizi nazyo zagiye muza kumbeshya ngo yahanuwe ngo n'abasirikare ba Habyarimana ngo icyo nibyo tubyemeranyeho murabizi ko mbizi ntabwo yahanuwe n'abasirikare ba Habyarimana mwe mwayihanuye murangije mutuma abahutu b'intagondwa barakara kuko urega buriya Habyarimana abantu benshi bamufataga nk'umubyeyi wabo ngenzi abatutsi benshi bishwambaye imidari ya Habyarimana ari bakiharanira ko Habyarimana bakivuga bati ni umubyeyi wacu uwamwishe yahemye rero kwica Habyarimana ni nabyo Kayumba yavuze ko ari nko gukongeza igishirira mu ishyamba kuko nabo baruma bahuhanye bavugije ukuri ibyo tujya tuvuga bimwe by'abavantara nk'uko Kayumba nagira cyangwa se avuga ati dore indege yahanutse n'iyo umupango wari uyu n'uyu wabarashe n'uyu nguyu iryo jambo rirakomeye cyane kubihisha bagakomeza aza tudonyoreraho adonyoraho biriya nta kintu bizatumarira azarinda asaza nta kintu atubwiye n'ejo muri Kagame yamwivugana cyangwa n'undi wese utamwivuga atabivuze cyo kimwe n'abandi barabasigaye b'inkotanyi baraza akaturondorera ngo ubwicanyi ukuntu bakivuga kwivovota ukuntu bica ariko nta muntu utubwira ibintu bidufitiye akamaro nk'ibyo bintu by'indege nta muntu bisobanura ngo asobanure uburyo yarashwe umuntu Liyetona Ruzibiza Abdul niwe wabasha kubivuga nawe baramwivugana arabizira kubera iki yari umusoro ese kubera iki abandi babivugaho harya nta n'umuntu nawe ubakora ariko Ruzibiza yarabizize baramuhiga mpaka bamwera iminye baramurangiza rero dukwiriye kugera ahantu twumva neza urugamba turiho
Marie Jeanne nawe ijambo ni ryawe mu mwanya wo gusoza ikiganiro. Urakoze mu gusoza rero iki kiganiro njyewe nta kindi nisabira abanyarwanda, inkotanyi zo ntacyo nazibwira kuko ibyo zikora murabibona ko zidashaka guhinduka. Impamvu zidashaka guhinduka nuko uvuze ibyo zikora zihita zimwirenza, zidashaka ko bivugwa. Ngo ni ukuvuga ngo uwo muntu ntashaka guhinduka. Nkaba rero nisabira abanyarwanda babona imyitwarire yazo kuva 90 kugeza uyu munsi, hashize imyaka igiye kuba 31, bagerageze bagarure umuco n'indangagaciro by'abanyarwanda, ureke ziriya ndangagaciro za FPR z'ibipindi ziba zisobanura ibindi byo kwigira abantu beza kandi mu mikorere bakaba ari amashitani yigendera. Ubwo rero kandi ikindi bakakwiye kujya batabara ko rwose umuvandimwe abereho gukiza mugenzi we. Ibyo byakaguye kubihame. Ntabwo mpamagarira amadini, ubundi nibyo ashinzwe kwigisha morale, kwigisha ubumuntu, ariko byose nta inzego zose muri kiriya gihugu ari civile ari za leta byose biri mu kwa FPR. Irabikontrola, iboherejemo inshingamatwi zabo zibabuza guhumeka no gutekereza. Ubwo bemeye kuba ibikoresho, ariko abanyarwanda mu by'ukuri nibahaguruke bumve ko ari abanyarwanda, bareke kuba inyamaswa, kuko inkotanyi ntabwo ari abantu rwose. Imana ibabarire, nzahora mbivuga, ntabwo ari abantu. Igihugu cyacu bakigize igihuru, aho inyamaswa zirirwa zihiga umunyarwanda. Ubwo rero nibatirwanaho, byawe rwose n'uyu munsi ndacyabisubiramo, umugabo ngo arigira yakwibura agapfa. So n'abanyarwanda baca. Ubwo rero niba bashaka gukomeza kuba abacakara, bakomeze bakandagirwe na FPR n'abo bambari babo bose, ariko ndumva nta kindi gisigaye. Imyaka nibaye myinshi, umuntu wese yakibajije aho azasiga abana. Ese nzasiga inkuru ikimusozi? Ese koko dukomeze turangwa n'umuco wa kinyamaswa turebere? Kandi n'amategeko nabyo arabihanira. Icyo gihe urebera ikibi kikaba ukirebera, nawe kera ubuzitwa umufatanyacyaha. Ese abanyarwanda muzemera ko abafatanyacyaha ba FPR inkotanyi? Ubwo rero ngewe nta kindi navuga. Murebe Karasira yabaye intwari, Idamange yabaye intwari, babahaye urugero ari batoya ndetse bataramenye ibyo nkanjye namenye, ariko baremera bahagarara ku kuri. Umutima nama wabo baguma kuri wa muco w'umunyarwanda kanuni, wa mugani wa Twagira Mungu n'ukunda kuvuga ngo umunyarwanda kanuni. Tuba abanyarwanda barangwa n'umuco, barangwa n'ubumuntu, ubumanyamaswa. Umunyarwanda kanuni, umunyarwanda uzi u Rwanda, apana ziriya nyamaswa zaje kutugira abakise. Ako bajya bavuga ngo uko ifundi igira imvuzo, kuko nibyo badukorera. Rwose muhaguruke muharanire uburenganzira bwanyu. Murabyemerewe, amategeko arabyemererwa, kandi nta nubwo bagomba kuvuga ngo murwanya leta. Leta ikuhemukira, leta ikwica, nta mpamvu yo kwigirira impuhwe. Ni ukuyibibwira, nta mbunda muzafata, nta mabuye nk'iryo David yafashe atera Goliyati. Oya, uburenganzira bwanyu, ukuri konyine niko kuzababohora, ukuri kuzababatura, kandi ukuri gutsinda ikinyoma. Ye ndumva nta bindi navuga. Dukomeze dushyigikire Karasira, tumufashe mu buryo bushoboka, ariko wa mugani hari ndashaka no gusubira ku kindi kintu nibwirira abantu bo hanze. Ni ukuri dukwiye guhindura imitekerereze. Izi nkotanyi zifite gahunda zo gutindahaza abanyarwanda bari bo bose. Noneho twebwe turi hanze babonye ko tugira umutima babonye ko tugira umutima utabara, tugira impuhwe. Batunzwe, abantu bari mu gihugu batunzwe na bene wabo bari hanze. Ibyo rwose nta muntu biyobewe. Nibi rero bagenda bafata abantu nk'abo bagaragaye, bibwira ko yenda kuba baravuze ukuri. Akenshi muzi ko babitirira ngo abo hanze ngo nibo babashuka. Noneho bakabafata
kavuga bati tuzaba tubafata maze basohore amafaranga nabo ntibazagira icyo bigezaho. Ni uburyo natwe bwo kuduca amaboko mu bundi buryo. Ndisabira abantu bo hanze gutekereza inshuro 10 niko nabivuga. Abenshi hari igihe njye mbona tugenda nk'abantu bari muri fanatisme, ariko ibyo bintu twari dukwiye kubivamo tugatekereza vraiment nk'uko babivugaga, tukagira projet y'igihe kirambye kandi izatugeza ku nsinzi nyayo. Naho ibingi rwose niko bimeze, tugomba Jean Paul nizere ko ari kubyumva nawe rwose, niba dushaka impinduka nyayo nitwemere tubabare tubabazwe. Ngo ubabaye ni ubanda urugi. Inkotanyi ntacyo zibwiye rwose. Ubwo n'abatindiye ndumva nta kindi kintu, nta magambo menshi yagakombye kuvugwa, ni ibintu byoroshye umuntu wese yagakwiye kubyumva. Ariko gushaka niko gushobora, bake babyiyemeje, Imana izabafasha kandi bazabigeraho. Icy'ingenzi ni uguharanira ukuri. Murakoze. Urakoze cyane, ni byiza cyane. Jean Paul, wampa agasegonda nanjye ngahamagarira abanyarwanda nanjye bazabindeke. Yego rwose. Bahamagarire bose gukora greve, bose mwabonye ukuntu Karasira yamaze igihe yambaye umupira ukangunda. Byibura bari mu Rwanda buri muntu nishakiye udufaranga maze bose bambarire rimwe imipira yanditseho ngo libere Karasira, abandi bati libere Damage, abandi libere liberté y'abakangura. Ibyo byonyine abanyarwanda bose nibabyambara FPR izagira ubwoba, kandi nzi neza ko hari ikindi kizakurikiraho. N'ibyo gusa ibindi tuzabivuga Okay, nta kibazo. Abanyarwanda bambara ingofero, bambara imipira ya libere Karasira, revolution Idamange, justice Kangondo ya mbere n'iya kabiri. Banyarwanda bashake uko bahangana nuko bakwihagararaho imbere ya kiriya gishyitsi, imbere y'uriya Goliath cyabyimye kiruta na Goliath, kiriya cyo kikubye inshuro nyinshi Goliath, kuko ni ikintu kibanye n'abantu imyaka 20 n'ingahe. Goliath we yahamaze ngira ngo ni iminsi 5, buri munsi abyuka yigamba tuvuga ati mwatubwa mwe tumeze nk'utusega imbere yanjye n'abasya nkabakandagira, ati nta numwe tuzabakoloniza mpaka ngaho umugabo muri mwe nahaguruka. Rero nawe yavantara bo niko babigenza, baje bahetse Kalachnikov ku rutugu, baraza nyine bafata u Rwanda, nibyo batugira ingaruzwa muheto. Ingabo zaturindaga ejo twa turimo tuzibuka, ziradusiga ziragenda zirahunga, baraducocagura, ababishatse dusigara mu maboko nyine yabo bitaga abanzi. Burya rega ingabo bajye bamenya, bari barinze igihugu baragita baragenda, dusigara mu maboko y'abanzi b'igihugu nkuko babivuga. Ubu babaye ubu nibo noneho ba nyiri igihugu, nitwe twabaye abanzi b'igihugu. Urumva rero ibyo ni ibintu dushimira ingabo zahatanye, barabikoze ejo bundi zikarwana kugeza ku munsi wa nyuma. Murakoze Jean Paul, bagenzi banjye bose nutse ibitekerezo byiza batanze. Abantu bose dukunze guhamagarira abanyarwanda bari mu gihugu gukora revolution. Wabivuga bakandika ngo ngo mwe murabivuga ngo mwibereye hanze, ngo ntabwo muzi inkotanyi, ntimuzi ibibazo byazo, ngo muratushora ngo dupfe. Nibyo ibyo bavuga nuko. Ariko njye mbafitiye ikibazo kimwe. Inkotanyi zikora ziyorganiza gutera igihugu, zikavugana aho zari ziri hose, abo Burundi, abo Kongo, abo Tanzania, abo Bugande n'abari i Burayi, bose bakumvikana ko bagiye gutera. Nta bandi banyamahanga bashyize n'abanyamahanga barimo, ariko hagiyemo abana babo bantu bagiyemo bazi neza ko bagiye ku rugamba ruriho amasasu. Bagiye biyemeje ko hari abari bupfe, hari abazapfa, hari n'abazapfa. Ibyo bintu ni ubutwari bukomeye kubona umubyeyi arekura abana be 3-4 ati mujye ku rugamba, azi ko bashobora kuza rushobora kurangira ntirurangire se, cyangwa se bagapfa bagashira wakazagaruka nta kintu, nta mwana n'umwe afite. Ibyo bintu byarabaye, hari ababyeyi babuze abana babo kuri urwo rugamba.
abanyarwanda batekereza ko bazabona ibivuye mu ijuru bo badapfuye batavushije amaraso badatakaje bumva ibyo bintu bishoboka ntabwo bishoboka nimba inkotanyi zaragize ubwo butwari bwo kwemera ko hari abazapfa n'abazataha mwe mwumva muzabona iyo revolisiyo ivuye he nimba mudashaka kugira guperida murashaka kubona iyo revolisiyo ivuye ngo umuntu arahura n'ibibazo ariko ngo perezida wacu dukunda ukabura kuvuga ibyo ugomba kuvuga ugatangira kuvuga nonsense perezida wanyu mukunda turashaka kumubwira ko ibibazo ufite atabizi ngo intore zirusha intambwe ngo perezida wacu ngo dukunda urongera zirusha kwica ibintu bitagufitiye umumaro namba ibintu ushobora kuvuga cyangwa ntubivuge kandi ntibigire icyo bigutwara kuko n'ubundi icyo uri bube ntabwo kikubuza kukiba ngo ni uko wongeyeho ngo perezida wanyu mukunda icyo uri bube urakiba rero ngendagira kugira ngo ibintera iseseme imwe mayi nimba mwari kubimbwa ni mupfe nkazo rwose uko niko kuri nimba muzi neza ko urugamba rugira ibitambo nimuhaguruke nimba kandi mwumva nta kibazo nimwigumire rwose aho mwicaye inkotanyi se zemeye gutakaza abana zikemera kuva amaraso zikemera kugira abakajoriti njya mbona birirwa basaba itabi muratekereza ko arizo zizabaha amahoro ntazo zitaha amahoro zizabaha y'ubuntu amahoro zizabaha angana n'ikiguzi muzaba mwatanze uko niko kuri twe kuguca iruhande ni mwe kuvuga ngo ubivuga ngo ari hanze yes ari hanze so ari hanze we namwe utakaza ninde uhomba kurusha undi ninde ahubwo arabagirira neza wakanavuga ubundi zagiye akicecekera yahombe ahubwo se mwe mwahombe ibingana mubure gushima umuntu nibura ko yanavuze abizi neza ko hari uduca n'ibyanira bishobora kumutwara n'itayimu murabura kumushima mukavuga ngo aravugira hanze nimudatanga ibitambo reka natwe hano turi ibitambo nase muyoboye ko leta y'u Rwanda yicira abantu aho bagiye hariho hose murabiyobewe natwe turi ibitambo twamaze kwitanga uredi mwebwe ngo murashaka ibizaza bivuye mu ijuru nta bizavayo ntabyo nta bihari nimutemera ko hari ibitambo bizabaho muzabitanga ntacyo bivuga hagira abapfa ari ntacyo bimaze nka buriya dore igitambo nka buriya Karasira ni igitambo idamange ni igitambo ariko mwebwe murashaka ngo ko ibintu bizamanuka mu ijuru ibyo ntabwo bizabaho nimudahaguruka ngo mwigane ubwo gutwara inkotanyi zagize ni nayo mpamvu zirabanyega da kuko impamvu zibanyega zo zaremeye ziraperida kugira ngo zibone icyo gihugu zibakandagiriramo nimudashaka kugira icyo mutakaza rero muzaziharire muziharire rwose zibakoze ibyo zishaka kandi murike no gutaka muceceke no gutaka mu byihorere ikindi kintu nshaka barenganya Jean Paul azaboherereza ijana ejo bundi aboherereza ijana bakomeze basinzire na Deo bakomeze basinzire nibashaka bigane strategy inkotanyi zakoresheje kuko iriya nibaho imbaraga zo kubakora ibyo bakora iriya strategy bakoresheje bakemera bakohereza abana babo ku rugamba rw'amasasu bazi neza ko hari abazapfa hari n'abatazagaruka iyo strategy bakoresheje niyo ituma babakandagira kandi bazabakandagira to the last minute bazabakandagira kugeza mwamenye ubwenge igihe mutaramenya ubwenge umva bazabakandagira abantu bahonyoreye kuko bo bazi neza ko igitambo cyabo baragitanga mwebwe nta kintu mushaka gutanga murashaka ngo ibintu bizamanuka mu ijuru ntabihari ntabyo nicyo nshaka kubibutsa hanyuma abagabo b'indari kwabo ntacyo mbijeje hari umunsi muzabona ko mwakoze ibintu umuntu witwa umugabo adashobora gukinisha mwebwe murasinya ibintu bizabamanika ejo mwarangiza ngo mukazamura amapantaro ngo muri abagabo nibyo byo kuvuga nibyo anabuze ikintu mvuga abantu bumva ko ngo bazabohoka ukuntu ngo abazungu bazaza
harya mu kwizeye ngo uko bizagenda gute abazungu bazajya gusenga ngo Imana izabafasha. Imana irafasha ndabyemera, ariko nimudahaguruka ntabwo bizabaho. Bazabakandagiza ariya amaraso yabo bamenye, bazayabakandagiza kugeza ku munota wa nyuma. Muzabakorera kubera ko bo igitambo cyabo baragitanze. Muzabakorera kandi mubakorere mutinuba kuko mwanze gutanga igitambo. Mubakorere mutinuba mureke no gutaka. Muratakira ubusa, murataka nta cyemezo mufata natwe ntacyo bimaze. Mushaka mu byihorere ko ntacyo bimaze. Umunsi mwamenye ubwenge mugahaguruka, icyo gihe nibura muzavuga mutupfu yaguye ku rugamba. Gusa bari gupfa barazira, tutabeshyanya bari gupfa bari kuzira. Ngo tujya tuvuga ko inkotanyi ari abagome. Of course nibo bariye umutima amenyo, bawushinze amenyo mu mutima uvirirana imbere kubera ko bemeye gutanga abana babo. Barapfa, abandi barakira, batambikamo n'abanyu bijyanye nabo barapfa. Bo icyo bashakaga bari bakizi. Niki kingikire nukubakandagira. Nimutagira icyo mukora bazabakandagira to the last minute. Urakoze Mwimayire, ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Ubwo rero ndizera ko bakumvise kandi na Claudine bamwumvise buriya. Ubwo hari akarobine gatonyanga murashaka kukazimya. Ni akarobine kaba gatonyanga utuzi duke mu butayu, ahantu hari ubutayu. Ugira ngo se ubundi nubwo wabahaza ko haya mu gihugu hari ubukene bukomeye cyane, hari ubukene bwinshi cyane. Nta muntu wagira ikintu akora usibye guhindura ubutegetsi gusa kugira ngo abanyarwanda bagire imishinga ibateza imbere, bikorere, bahinge, beze, bakora akazi, babone ntuza. Nakubwiye kuko usaba guhaguruka, kandi iyo tubabwiye ngo nibahaguruka baravuga ngo turi kubivugira hanze. Turabivugira hanze ariko nibura turi kugara icyo tubibutse. Nase tugiye hanze natwe tukicecekera, nabaho bari hari abagaceceka, ubwo amaherezo yaba Erega abenshi banabivuze nkiri no mu Rwanda narabivugaga. Abenshi banabivuga ntabwo nuko nari mbahunze ngo mbivugire hanze. Oya, navanyeyo n'ibindi kandi barabizi abo twari kutubari. Niyo mpamvu nari ubuzima bwanjye baburangije. Ni intore ziba zishaka kuducecekesha kugira ngo tutavuga, kuko kuvuga nyine nibyo bibababaza. Ibyo baba bivugisha nibo bazi aho bibageze. Ejo bundi hari umuntu atubwiraga ati abantu benshi bumva ko ibyo murimo ntacyo bivuze, ariko abo mubikorera, abo mubibwira bo barabizi, bazi ibyo murimo, bazi naho bibageze. Ni nayo mpamvu ubona bafata umucuranzi, umublogeri, umuntu wiyandikira twa poeme bakamufunga cyangwa bakamwica. Nuko baba bazi akamaro k'ibyo turimo kuvuga. Abandi rero ni abakozi babo baba bagira ngo batunyege muri kwa kwiyubaha kwacu nyine kw'abasope, twiyumanganye tuvuge ngo ntago ngo rwose ngo urumva ngo ego ubundi si umuco wacu. Tujya aho ngaho twiyumanganye, twiyumumanye, tuzimye nyine amatara turimo kwatsa. Oya, ntabwo bizashoboka. Ni nacyo ngewe nshaka gusorezaho mvuga ngo abanyarwanda aho bari hose ntibaterwe ubwoba ngo nuko Karasira hashobora no gufatwa ba Karasira 100, ariko urugamba rwo kwibohora ntirugomba guhagarara. Ntimukangwe nuko Karasira yafashwe kandi yamaze igihe kinini cyane abibabwira. Ahubwo nuko mutumva avuga ati nge n'ejo nakwicwa, ati nge ndi igitambo nitanzeho igitambo. Ntabwo bivuze ko bagomba kumwica, ariko yerekanaga ingoma ahanganye nayo iyo ari yo, yerekanaga ububi bw'abari abantu. Rero ntimugire ubwoba, ntimukangwe no kumva ngo Karasira yafashwe. Idamange siko yafashwe, Karasira yacecetse, ntiyamuririmbye akamuririmbira n'indirimbo. Ntabwo mwabyumvise. Abagiye babanza gufatwa bwa mbere se impirimbanyi zaracecetse, nibwo zahagurutse. Abantu benshi baza bakicirwa hano hanze, turaceceka se? Ntabwo duceceka. Ubu se za menase tubona ni nkeya, ntabwo duceceka. Rero niwumva ngo bakuvuze, ngo bakwanditse, ngo uyu yafashwe, birababaje, ariko urugamba rurakomera. Mwemayire rurakomeza. Mwemayire amaze kuvuga ati baranabapfa, bakabarasa, bakabica, ariko ntabwo bahagaze. Bari abantu barashe mpaka babambutsa Akagera, abandi bishora mu Kagera basubira i Bugande, ariko barongeye bariyuruganiza baragaruka.
ajya mu birunga none ibirunga uyu munsi byanabarakariye kubera abantu bamaze iminsi bica byarabahishe bituma bafata urugamba none byarakaye kubera ukuntu barimo kwica abantu ibi birimo birabarukira kubera umujinya yagize umujinya mwinshi